Yo, what's up guys? Ambo tweba twita Loving Art Training. Anga tugiye kubagezaho umukino uryoshye bya danje guys. Ni mwebwe muri buze kutubwira niba uryoshye cyangwa utaryoshye. Twe tugiye gukora mu nganzo. Tugiye guhumiriza buri muntu wese agiye guhumiriza duhimbe agafilme kamwe nta muntu uri bukine ibintu bisa n'ibyundi. Kandi tugomba gukina ibintu bimeze nkaho nyine dukina muri filime imwe. Ni filime imwe dukinamo, buri wese arakina scene ye ariko idasa n'iyundi yakinnye. Are you ready guys? Ambo tugiye gutangira kuri ngewe. Duhumirize. Rimwe, kabiri, gatatu, action. Mama, enough. Birahagije wowe n'abo bakobwa bawe. Ndagira ngo mubwire yuko ntashaka kubana namwe, agasuzuguro kanyu naragahaza. Uhababona muri kwiriza aho ngaho mu ntebe gusa. Wagira ngo muri n'abantu bazima. Ngiye maze guhangana namwe, maze ikintu cyose cyatuma mangana namwe. Mama nihiringa. Udufaranga dukeya mbonye nkatuzana tukadukoresha. Ariko ibyo byose ni mu biha agaciro. Ndagira ngo mbabwire ko nafashe umwanzuro. Ngiye kujya kwibana, ngiye muri ghetto. Kandi nagira umvuguruza. Enough is enough. Ariko se Tony, man yumva ukuntu icenkwirwa ashwana na famille. Bro we n'abashiki bahora amatiko, mama we bahora bashwana kandi abizura mu ijama nari birye man, wabizi n'umujama uzi kwihiringa, umujama uzi gukora bro. Wa mujama ubona uzi kwiteza imbere man. Mujama ubyuka mu gitondo akajya gukora, abizura ni gym man. Je n'umunsi we gura amagitana namye ngugenda ureba kano imwe na musaza kozi yabonaga inzara nyinshi man, yabonaga nyine hari akantu kame meze nk'abana meze neza biramucanga bro. Aravuga reka mu gitando ngende yifate neza. Ako iyo mbonye ukuntu aza ukabona atangiye kujya gushwana na famille bro, nge birambabaza ariko nkumva nanone nyine nago biba bigaragara neza iyo biri gushwana nose babyumva ko barashwana nose bakabyumva bumva atari ibintu bigaragara neza tu. Shabronje yewe sinzi maherezo yabera biboro gusa mu cyizange bambabaje kandi mbishari kuba ngo no kwivira we igendere. Akaka no kubyara umwana akanga gukurikiza inama mugira. Ukabyara umwana uzi ko azagukura ku murimo mubi bikarangira gutera umugongo. Nagenda ajye muri ghetto, iyo ghetto yirukira, iyo ghetto aririra. Ibanze mwumvishe hano ntacyo yamburanye nka mama we, naritanze narihirinze ku bwa buri kimwe ngo basi azankure ku murimo mubi, none ahisemo kuntera umugongo koko. Ceji umuhungu wanjye ngo yinjiye imihanda. Cyaze bro, kankubwire rero sasa ibintu wishoyemo sinzi nimba uzabishobora. Ubuse shawe mbona ugifite n'amashereka mu maso, ubuse uzashobora gutera ikijepe bro wanjye. Reka nkurabure rero shaye ibi bintu wizanye. Ubu natwe twaje tugifite amatama nk'ayo yawe. Dore uracyoga kabiri ku munsi shankaho kiri wanyesha. Iyo miteto yawe bro wanjye. Ubu ugiye kujya ubura amafaranga wakinuwe ya ghetto nyirinza gute hanze bro, landlord. Uburare bro wanjye ugiye gukubitika uraburize kankurabure. Ibi bintu wizanye mushatse wabyihorera kijyango. Wabyihorera kabisa kuko si ibyawe uduheba kuntu urakifunze bro. Be humble nimba ushaka gushobora ino mihanda, be humble. Ushugurika wakintu umenyane n'abakire b'iyi mihanda. Abundi aje ukubitike usubira iwanyu wakintu usigaye wambara ibirenge ndagazwe nomera wawe kubona kumeneke. Cyakoze ndagazwe. Natwe nuko twaje. Sheri urabizi ko ngukunda, ariko si ukuvuga ko ntakumva. Ndakumva rwose, ariko urabizi ukuntu papa ameze. Ntabwo papa yakemera yuko mbana n'umuhungu uturutse muri ghetto. Kuba unkunda urankunda kandi nanjye ndagukunda cyane, ariko ntabwo byakunda. Umbabarire, si ukuvuga ko nagukunda, si no kuguta mu bibazo pe, ariko nyine urabibona igihe ntabwo cyemeye yuko
njye nawe dukomeza gukundana gusa nta wundi muhungu nzabona unkunda nk'uko nawe wankundaga ni wowe muhungu nakunze n'umutima wanjye wose ubu se koko ibi ni ibiki bimbaye basi se wasubiye iwanyu ngenda gukunda n'umutima wanjye wose. Nese bro ubwo uba rero uramubwiye ngo wagiye muri ghetto nyine aba aragukatiye neza none se man nese ubuzima hano muri ghetto bumeze gute? uri kubona nta kibazo se shaka gusa ariko ndabona nari bida ndabona amasafuriya gaze nta kibazo nyine. Nese mwana rero ugerageze wirinde bariya batipe bose man, ibaze noneho nusubira kwa mama wawe bagufunguye man, n'ubundi urumva nta kintu kirimo. Mbabarira man nk'inshuti yawe magara, ikintu ngiye kugusaba mbabarira ugendere mu nzira ikwiye uve ku kazi utaye, ku buryo nyine mama wawe nubwo rwose nyine umucitse muri buriya buryo ariko nibura uzamuhesha agaciro nyine wenda wagize n'ikintu ugeraho. None se umani ugeze n'ubundi hano kuri iyi mihanda ugasanga bibaye ikibazo, ntabwo byaba ari byo mani. Umukobwa we nyine ntakunda abakobwa se subazi wanabona n'undi wana ntabidari. Ntibyari nakubwiye turikane ni wa muhungu ngo noneho ngagiye amageto da agiye kunywa amatabi, agiye kunywa inzoga, kandi uwo ni umusore muzabana igihe cyawe cyose. Isi nta nubwo utekereza ko ndi papa wawe ko ibintu mba nkubwira ari ukuri. Urabona urarangije ukeneye kwiyubaka ugashaka umusore ufite viziyo, none ibaze umwana ukibona akazi ngo avuye iwawe ngo agiye gito. Ese uyu mujyi ari gukinisha arawuzi? None nawe ngo za masheri gusa ikintu nakubwira nzaharamuka nongeye kukubonana nawe n'inshuro n'imwe tuzabonana. Burya umwana n'ubundi muri abanyoko n'ubundi nta kundi pe, gusa urambabaje n'ukuri. Yo guys, muraza kutubwira ukuntu mwayibonye, niba tugomba gukomeza kuba